Yesu nashimwe bakunzi bahise avuge neza official, mwebwe tubana umunsi ku wundi, Imana ibahe umugisha ko mugira umwete wo kuduha igihe cyanyu kugira ngo tubane. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kandi ko iduhaye igitondo cy'umugisha. Nkunda kubivuga ngo iyo umuntu abonye umunsi mushya burya aba abonye umugisha mushya, ukabona nubwo waba uramutse ubona hari ibitameze neza, ariko uwo mugisha ugize wo kuba ugihumeka, wo kuba ugitekereza, wo kuba ukireba bigakunda, wo kuba ingingo zawe zigikora, burya ntabwo bose babashije kuwubona. Dushimiye Imana rero ko iduhaye umugisha wo kubona umunsi mushya mu buzima bwacu. Imana ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hari indirimbo iramutse iri gufasha umutima wanjye, ndumva uyu munsi ariyo ngira ngo tuganireho, turayiririmba ariko tuyivugeho gato. Ni indirimbo ya 15 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo nziza cyane, ntabwo naherukaga kuyiririmba ariko numvise iramukiye muri njye, numva nayisangiza abandi. Byashoboka ko nawe udaheruka kuyumva, ariko kandi ni indirimbo nziza cyane y'ibyiringiro. Imana ishimwe. Reka tuyiririmbe. Iravuga ngo amasezerano yose uko Imana iyatanga. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jya ukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu, twizere Imana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano.
nubwo turushywa n'abantu, twizere Imana yacu. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe, nubwo turushywa n'abantu, twizere Imana yacu. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mu gihe tubuze inshuti, tuguma n'ukwizera. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. No ku byo tubona mu isi, tuguma n'ukwizera. Mu ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Isi izavaho, ijuru riveho, ariko umuntu wizera azabona amasezerano Imana yasezeranye nawe. Imana ni inyangamugayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yigeze kurahira umugaragu wayo Dawidi, iramubwira ngo sinzabeshya Dawidi, igihe kimwe narahiye kwera kwanjye. Umuntu upfa, umuntu usaza, umuntu unanirwa, Imana ikagirana nawe indahiro kandi ikaba inyangamugayo ikarisohoza. Humura rero nawe, amasezerano yose burya Imana yaguhaye, aho yaba yarayaguhereye hose ntabwo mpazi, numvaga nshaka kukwibutsa ko yakomejwe n'amaraso nk'ikimenyetso gikomeye, amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi uba ari inyenyeri, umere nk'Aburahamu, wizere. Aburahamu yizeye ibidafatika, ibyo atatekereza ko bikunda mu gihe cy'ubusaza yarimo, ariko Imana imusoreza isezerano. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza rero kongera kumva umutima ugize ihumure, kandi ukongera kwizera ko burya ibyo Imana yavuganye nawe byose hatabuzemo na kimwe izabisohoza, kuko ni Imana y'inyangamugayo. Imana iguhe umugisha kubana natwe, umunsi ukubere mwiza, ubone neza y'Imana mu buzima bwawe. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Amen. Amen.